Dufite insanganyamatsiko dusanga muri Yohana w'ubutumwa igice cya 15 guhera ku murongo wa mbere turageza ku wa kabiri. Haravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira. Umurongo wa kabiri, ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Amen. Insanganyamatsiko iragira iti kubaho ubuzima bwera imbuto z'umwuka. Niyo nsanganyamatsiko turi kwigaho muri iyi minsi. Dushimira na Fanuel cyane, ubushize yari dusobanuriye kabisa turayumva. Ndagira ngo iri jambo sibwo bwa mbere turyumvishe. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo niwe hano wari gucira umugani abigishwa, abacira umugani ababwira ngo niwe muzabibu w'ukuri. Nkuko tubizi mu buzima busanzwe, ishami ryose kugira ngo rigire ubuzima cyangwa se ribeho, n'abantu bize biology barabyumva, rigomba kuba rifatiye ku giti, kandi igiti nacyo kigomba kuba gifite imizi gishoye hasi kugira ngo kibashe kwabsorbinga nutrients zose gikenera kugira ngo kibeho. Iyo ishami ryose rero rifashe kuri icyo giti, naryo ribasha kubona izo nutrients zavuye muri cya giti cyangwa se ibyo twita stem muri biology. Ni ukuvuga ngo niwo muzabibu uri kuvugwa hano. Ni ukuvuga ngo iryo shami nimba rifashe kuri uwo muzabibu rizabasha kwabsorbinga izo nutrients, then ryera imbuto zikwiriye cyangwa se arizo mbuto ziri kuvugwa hano. Ni ukuvuga ngo kugira ngo natwe tubashe kwera imbuto, hari igiti tugomba kuba dufasheho, hari aho ibyo byose bigomba kuba bituruka. Ni Yesu Kristo rero nta handi. Hanyuma kubaho mu buzima bwera imbuto z'umwuka niryo jambo tugiye kuganiraho kuri uyu mugoroba. Turatangira tuvuga imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka turazizi twese, ziboneka mu Bagalatiya igice ni cya 5 umurongo ni wa 22. Ntabwo tugiye kurirwa turisoma cyane. Imbuto z'umwuka ni izi: ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza ndetse no kwirinda. Ni 9 nizo mbuto z'umwuka dusanga muri iki gitabo cy'Abagalatiya muri iki gice cya 5. Hanyuma izi mbuto z'umwuka uko ari 9, ni imirimo myiza cyangwa se ni imbuto twebwe abakiranutsi twakabaye twera, ari byo byose nabumbira hamwe nkabyita gukiranukira Imana cyangwa se gutunganira Imana, tukabaho mu buzima Imana yifuza ko tubaho, dukora ibyo Imana ishaka. Kuri iki gice twasomye muri Yohana ku murongo waho wa 4 aravuga ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha mutaguma muri nge. Ni ukuvuga ngo kugira ngo tubashe kugira izi mbuto z'umwuka zose, nuko tuguma muri Yesu Kristo. Amen. Ni ukuvuga ngo utari muri Yesu Kristo ntacyo washobora. Twebwe turabana abantu, turabanyantege nkeya. Ibyo dutekereza, ibyo tuvuga, ibyo twifuza, akenshi byose ni iby'umubiri gusa, ariko nituba muri Yesu azadushoboza gukora ibi byose, ari byo kumukiranuka, arizo mbuto z'umwuka. Tumaze kuzivuga uko ari 9, tuzisanga mu Bagalatiya, ariko ndaza kubihuriza hamwe mvuge ngo ni ukubaha Imana. Amen. Iyi nsanganyamatsiko rero nayibonye mu gitondo. Nari nifuze cyane ko tuganira ku bwenge, ariko n'ubundi naje gusanga icyo Bibiliya yita ubwenge n'ubundi ni iyi mirimo, ni izo mbuto z'umwuka zose. Nibyo rero tugiye kuganiraho, ni ubwenge Bibiliya ivuga, nibwo tugiye kuganiraho. Nk'uko tumaze kubivuga rero, hanyuma ubwenge nagerageje gushaka icyo bita ubwenge, ariko ubwenge bw'Imana cyangwa se ubwenge Bibiliya ivuga ni ubwenge ki? Hari umudokiteri bita Charles Stanley yagerageje kudefinisa ubwenge. Aravuga ngo wisdom is the capacity to see things from God's viewpoint and respond according to the principles of the scripture. Uyu nguyu niko yagerageje kubivuga. Ni ukuvuga ngo tugeranyije gusobanura mu Kinyarwanda, yavuze ngo ubwenge ni ubushobozi bwo kubona ibintu nk'uko Imana ibibona, hanyuma ukitwara cyangwa se ugasubiza ugendeye ku mahame y'ibyanditswe. Kugendera ku mahame y'ibyanditswe, ibyanditswe ni scriptures, ni ijambo ry'Imana. Ni ukuryumva tukarigenderaho tugakora ibyo rivuga. Dusomye muri Yobu
turasangamo naho definisiyo nziza y'ubwenge, igice cya 28 duhere ku murongo wa 20, turagenda dusimbuka. Umurongo wa 20 aravuga ngo none se ubwenge buva hehe no kumenya kuba hehe? Simbuka ku murongo wa 23 akavuga ngo Imana niyizi inzira yabwo kandi izi naho buba. Tugiye ku murongo wa 28 haravuga ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo ubwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Amen. Ni ukuvuga ngo hano baduhaye neza noneho definisiyo y'ubwenge ko kubaha Uwiteka aribwo bwenge kandi kuva mu byaha ngo niko kujijuka. Ni ukuvuga ngo dusobanuye kubaha Uwiteka, iyo wubashye umuntu cyangwa se kuvuga ngo uriya mwana yubaha ababyeyi biwe, ni uko agomba kuba bumvira, kandi kumvira umuntu ni ugukora ibyo ashaka cyangwa se gukora ibyo agutegetse. Ni ukuvuga ngo Imana nayo hari ibyo yadutegetse gukora, ariyo mategeko yatanze cyangwa se ibyanditswe yatanze ngo tubyumve, tubigendereho, tubyumvire, tubikurikize. Ariyo bavuze hano ngo respond according to the principles of the scriptures. Ni ukuvuga ngo ugomba gusubiza cyangwa se kubaho, kwitwara ariko ugendeye ku mahame y'ibyanditswe. Nibyo hano Bibiliya iri kuvuga. Noneho ubu bwenge rero Yobu yavuze ni ukubaha Uwiteka. Kumwubaha ntabwo ari ukumwubaha gusa nyine ngo umwubahe biri aho ngaho, ahubwo kumwubaha ni ugukora ibyo ashaka. Amen. Gukora ibyo ashaka rero nizo za mbuto z'umwuka, niko kwa kwihangana, niko kwa kugira urukundo, nizo za mbuto z'umwuka zose twabonye. Niyo mpamvu ndi kugerageza guhuza ubwenge hamwe na ziriya mbuto z'umwuka zose, ariyo nsanganyamatsiko dufite. Ngira ngo bimaze kumvikana. Hanyuma bakavuga ngo kandi ngo kuva mu byaha ngo niko kujijuka. Kuva mu byaha ni ukureka ibibi tugakora ibyiza, ariyo ya mirimo myiza twabonye y'imbuto z'umwuka. Ibyo ngibyo nibwo bwenge Bibiliya ivuga. Ni ukuvuga ngo hari ikindi cyanditswe tubona mu Migani igice cy'9 umurongo wa 10, haravuga ngo twese turabizi, haravuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kumenya Uwera ni ubuhanga. Ni ukuvuga ngo ubwenge ni ukubaha Uwiteka, kandi kumwubaha tumaze kubibona neza ko ari kugira gute, gukora ibyo ashaka. Amen. Ngira ngo noneho hano ndasobanuye neza icyo ubwenge ari cyo, kandi mbashije kubihuza neza n'insanganyamatsiko dufite, insanganyamatsiko dufite yacu. Hanyuma hari gutandukanya ubwenge, wisdom, gutandukanya wisdom and knowledge. Ni ukuvuga ngo knowledge cyangwa se ubumenyi, ni ukuvuga ngo ushobora kububona binyuze muri experience cyangwa se kwiga cyane, wize ibintu n'urugero. Ariko ubwenge ni ukuvuga ngo kugira ubwenge ni ukubasha gushyira mu bikorwa bwa bumenyi ufite, bya bintu wize, nibwo bwenge Bibiliya ivuga. Ni ukuvuga ngo dutanze urugero, ushobora kuba uzi amategeko 10 y'Imana, ubwo ni ubumenyi, ni knowledge iyo ngiyo. Ariko kubasha noneho kuyakurikiza cyangwa se kuyubaha, ukayumvira, ugakora ibyo akora, ibyo avuga, nibwo bwenge. That's the wisdom, niyo wisdom Bibiliya ivuga. Numva aho ngaho naho dusobanutse neza. Nk'uko tumaze kubyumva rero, ubwenge nabyita ko ari nk'inkoni y'umukerarugendo. Murabizi abakerarugendo iyo bagiye mu mashyamba, mu misozi, baba bitwaje nk'inkoni nyine kugenda ibafasha kurira iriya misozi. Ariko umukristo udafite ubwenge nta kintu yaba bimaze. Ni ukuvuga ngo ubu bwenge Bibiliya iri kuvuga nibwo umukristo akeneye kugira ngo abashe kuba umukristo koko wuzuye. Ni ukuvuga ngo wakwitwa umukristo gute se udakora iby'abakristo? Nibwo bwenge rero Bibiliya iri kudusaba. Amen. Ni ukuvuga ngo hari instructions dukeneye gukurikira kugira ngo tubone ubwo bwenge. Iya mbere hari ukubaha Imana. Tumaze kubisoma mu Migani ibice 9 umurongo wa 10, haravuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge kandi kumenya Uwera ni ubuhanga. Tugomba kubaha Uwiteka nk'uko twubaha ababyeyi. Nabonye hari icyo bita ngo hari ukubaha kubiri. Hari ukubaha abana bubaha ababyeyi, bakemera ko ababyeyi babo nyine bashoboye, hari icyo babafasha, hari aho babageza. Nuko natwe dukwiye gufata Imana nk'umubyeyi wacu, tukamwizera muri byose. Hakaba n'ukundi kubaha ngo bano bantu bafunzwe b'imfungwa bubaha ababafunga nyine, abo mu makora mu magereza, akamwubaha bitewe n'uko nyine amuyoboye. Ariko si uko twe dukwiriye kubaha Imana. Imana dukwiye kuyubaha, kuko kuyubaha nibwo bwenge nk'uko Bibiliya imaze kubitubwira. Instruction ya kabiri hari ugusaba ubwenge.
Mu migani Salomo, njye nkunda imigani cyane. Salomo nanone yaravuze ngo dushake ubwenge ngo nk'abashaka ngo izahabu. Ni igice cya 2 n'umurongo wa 4. Yaravuze ngo ukabushaka nk'ifeza ubugenzura nk'ugenzura ubutunzi buhishwe. Amen. Ni ukuvuga ngo ubwenge ni ikintu dukwiye gushaka kurusha ibindi byose by'igiciro biriho. Ni imigani igice cya 2 ku murongo wa 4. Instruction ya 3 ni ukubusengera. Amen. Muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 5 aravuga ngo nimba hari ubuze ubwenge ngo abusabe Imana ngo yitanga itimana. Iryo jambo natwe turarizi twese. No kuvuga ngo ukeneye ubwenge ugomba kubusaba. Salomo nawe yasabye ubwenge. Mureke natwe dusaba ubwenge muri kino gihe kugira ngo tubashe guhitamo tumenye icyo Imana itwifuzaho. Instruction ya 5 ni ukwiga ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana, umukristo udasoma ijambo ry'Imana cyangwa se utazi ijambo ry'Imana ni nko kwemera ibintu utazi. Ni gute wavuga ko uri umukristo ariko utazi ibyo Kristo agushakaho? Kandi byose biri mu ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ube umukristo wuzuye ugomba kuba uzi iby'abakristo nyine, ukamenya ijambo ry'Imana, ukamenya icyo Imana igushakaho. Amen. Tuzi twese ko ijambo ry'Imana rifite imimaro myinshi. Ngira ngo biranditse muri Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 16 nimba nibuka neza. Ijambo ry'Imana ko rigira umumaro wo kutweza no kudutunganya, hanyuma ngo tukagera ku kigero gishyitse twagakwiye kuba turiho. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ube umukristo wuzuye wera ya za mbuto z'umwuka, ugomba kuba uzi ijambo ry'Imana kugira ngo ribashe kugutunganya, rikugeze ku kigero gikwiriye cy'umukristo ushitse ugomba kwera imbuto z'umwuka wera. Amen. Ugomba kuba uzi ijambo ry'Imana, ugasoma ijambo ry'Imana, kuko mu ijambo ry'Imana harimo ubuhanuzi, mu ijambo ry'Imana hari ibyo Imana itwifuzaho, mu ijambo ry'Imana harimo ubuzima bwacu tubayemo bwa buri munsi. Ibyo wakenera byose mu ijambo ry'Imana birimo. Rero kugira ngo umenye ubwenge ugomba kuba uzi ijambo ry'Imana. Ntabwo uzakora iby'ubwo bwenge cyangwa se ntabwo uzakora ibyo Imana igushakaho utazi ngo ni ibiki ngomba gukora. Ibyo byose biri mu ijambo ry'Imana. Amen. Mureke tugire umwete wo gusoma ijambo ry'Imana umunsi ku munsi, dukomeze kurushaho gusobanukirwa gusa tumenye icyo Imana itwifuzaho. Mujye mureba umwete tugira mu kwiga cyangwa se gusoma ibindi bitabo bisanzwe cyangwa se kureba amafilimi n'ibiki. Turabikunda pe, turabikunda cyane. Tugasoma hari abantu nzi bakunda gusoma amanovo, bagasoma ibitabo nyine biri aho ngaho biterekeye iby'Imana, bakabigiramo umwete pe. Ariko wakwitegereza ijambo ry'Imana ugasanga abantu barisoma ni bake, n'abarisoma ari igihe barisoma banyuraho batumva icyo bishatse kuvuga. Biravuga ngo nusoma ijambo ry'Imana ubanze unaritekerezeho. Niba ukeneye ubwenge uritekerezeho, ubanze urikarage mu mutwe, mu bwonko, wumve se hano byashatse kuvugwa gute. Amen. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ni itara rigomba kumurikira umukristo mu nzira zose anyuramo. Utazi ijambo ry'Imana waba umeze nk'uri kugenda mu mwijima utaziyagana. Niwo mukristo wo nguwo udafite ijambo ry'Imana muriho. Ariko iyo uzi ijambo ry'Imana ubasha kunesha. Twese tuzi ko Yesu igihe yari amaze amasengesho y'iminsi 40 ntabwo byatumye Satani atamugerageza. Satani yaramwegereye amugerageza, amukubita ikizamini. Hari umugabo umwe nakurikiye yaravuze ngo kiriya kizamini ngo kirakomeye. Ni ikizamini cy'ibiryo. Yamugerageresheje cya mbere, yamugerageresheje ibiryo, aramubwira ngo fatira ibuye ngo urihindure umugati. Yesu nta kindi yamutsindishije uretse ijambo ry'Imana. Aramubwira ngo umuntu ntatungwa n'imitsima gusa, ngo ahubwo n'ijambo ry'Imana rishobora kumutunga. Amen. Hari abantu benshi bagiye bahabwa iki kizamini kirabananira. Uzarebe nk'iyo ugiye gukora amasengesho, ni urugero ukahita ubona batetse nk'ibintu byiza. Akenshi hari bamwe muri twe twita tuyashiftinga tukayashyira nk'ikindi gihe. Ni urugero. Ariko iki kizamini na Adamu na Eva nabo ngo nicyo bahawe bwa mbere. Niko uwo mugabo yavuze. Yaravuze ngo babakubise ikizamini ngo cyo kurya, ngo babonye urubuto ngo bananirwa kwifata ngo baruryaho. Amen. Ariko mureke twebwe tugire ijambo ry'Imana muri twebwe kugira ngo tubashe kwambara intwaro zose zikenewe kugira ngo tubashe kunesha ibitugerageza byose. Ijambo ry'Imana mu by'ukuri ni intwaro y'umukristo. Iyo ayifite anesha buri kimwe cyose. Amen. Imana ishimwe. Kadusome igitabo cy'Abaroma igice cya 12 duhera ku murongo wa 1. Aravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Amen.
iri jambo Pawulo yanditse abwira abaroma, yavuze ngo batange imibiri yabo ngo bibe ariko kuyikorera gukwiriye. Ni ukuvuga ngo gukorera Imana ntabwo bikwiriye gukorera Imana kuriya tujya nko mu rusengero. Nasomye igitabo cy'ubuzima bufite intego. Hari Rick Warren yaranditse aravuga ngo ibintu byose twakagombye kuba dukora mu buzima ngo tujye tubikorera Yesu kugira ngo bihinduke ibikorwa byo kuramya Imana. Asobanura ikintu gikomeye aravuga ngo kuramya Imana si biriya twebwe twita ngo kuramya no guhimbaza, ngo kuramya indirimbo zitonze ngo guhimbaza ngo nizihuta. Oya, yavuze ngo ni ukudasobanukirwa gukomeye. Avuga ngo kuramya ntaho bihuriye, cyangwa se kuramya Imana ntabwo ari ukuririmba, sibyo? Kuko ikintu gikomeye Imana yaraturemye ngo tuyinezeze. Amen. Yaraturemye ngo tuyiramye, ni nayo ntego y'ubuzima bwacu. Ni ukuvuga ngo kuzanira Imana umunezero cyangwa se kubaho ubuzima bushimisha Imana, buramya Imana, niyo ntego yacu ya mbere. Niko Rick Warren yanditse muri icyo gitabo. Arasobanura avuga ngo kuramya ngo ntabwo ari kuriya tuba turirimba gusa. Ni ukuvuga ngo no kurya ngira ngo biranditse no mu buriya ko no mu gihe turya dukwiye kubikora byose tukabikorera kugira ngo bihimbaze Imana gusa. Amen. Aravuga ngo kuramya biramutse bibaye kuririmba, abantu batazi kuririmba cyangwa se badafite amajwi ntabwo baba baramya Imana. Kandi mu by'ukuri ikintu gikomeye Imana yaraturemye ngo tuyiramye tuyihimbaze. Amen. Ni ukuvuga ngo rero dusobanukirwe neza ko kuramya ni buri gikorwa cyose ukora, nubwo waba ugenda mu muhanda, waba woza amasahani, waba ukoropa inzu, gishobora kuba igikorwa cyo kuramya Imana mu gihe wagikoreye Yesu Kristo. Amen. Iri jambo tumaze gusoma ryo mu Baroma ibice 12 umurongo wa mbere, hari indi Bibiliya indi version yitwa Message Bible, ho baravuga ngo take your everyday ordinary life, you are sleeping, eating, going to work and walk around life and place it before God as an offering. Bo baravuga ngo dufate ubuzima bwacu tubayemo bwa buri munsi, waba usinziriye, waba uri kurya, waba uri gukora, waba uri kugenda mu muhanda, ibyo byose ubifate ubishyire imbere y'Imana ngo nk'igitambo, ngo bimere nk'igitambo. Ni ukuvuga ngo ibyo dukora byose bikwiye kuba biri mu bikorwa byo kuramya Imana gusa, kuko niyo ntego ya mbere. Pawulo yabwiye Abakolosayi, arababwira mu gice cya mbere n'umurongo wa 10, arababwira ngo ahora cyane ngo basengera ngo kugira ngo bagende nk'uko bikwiriye ab'Umwami wacu, ngo mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Amen. Ni ukuvuga ngo buri munsi uko bukeye n'uko bwije dukwiye kubaho tunezeza Imana gusa, kuko nta kindi yaturemeye. Dukora iki? Arizo za mbuto z'umwuka dusanga mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 22. Umuntu uri mu mubiri ntago izi mbuto z'umwuka ntago ashobora kuzigira. Ntago wakwera izi mbuto zose uri mu mubiri. Ni ukuvuga ngo dukwiye kuguma muri Yesu kugira ngo tubishobozwe. Niko twasomye kuri wa murongo wa 4 w'igice cya 15 muri Yohana. Tugume muri we nibwo tuzashobozwa kwera ziriya mbuto z'umwuka zose. Utari muri Yesu ntago wabishobora. Amen. Nk'abakristo rero nta kindi dukwiriye gukora, ni uguhora iteka. Dawudi yaravuze ngo ngo amategeko y'Uwiteka ngo arayibwira ngo ku manywa na nijoro, ngo kandi ngo abibikiye ijambo ry'Uwiteka mu mutima we kugira ngo atamucumuraho. Nta kindi, ni ugukomeza tubyibwira ku manywa na nijoro. Ni ukuvuga ngo ni ugusoma ijambo ry'Imana igihe cyose kugira ngo ukomeze kubizirikana, kuko turabana abantu mu by'ukuri isi iri hano hanze hari ibintu byinshi isi yiteguye kuduha kabisa. Ariko kera twiga biology, hari igitabo nigeze kubona bino binini bya Longman cyari cyanditseho akajambo keza kavuga ngo you are what you eat. Ni ukuvuga ngo ibyo urya nawe n'ibyo uri byo usa nkabyo, sibyo? Ni ukuvuga ngo ikintu wishyizemo cyangwa se winjije muri wowe nicyo usa nkacyo. Muri make nusoma ijambo ry'Imana cyane, nurushaho kumenya, nushakisha iby'Imana uzasa nkabyo nyine. Nujya mu by'isi uzasa nkabyo. Amen. Ni ukuvuga ngo you are what you eat. Icyo wiyinjizamo ni kusa nyine, ibyo umuntu atinzemo nibyo asa nabyo. Amen. Ndakeka aho ngaho byumvikana neza. Nk'abakristo rero dukwiriye gushaka kubaho mu buzima bunezeza Imana igihe cyose, tukagira imitima itaducira urubanza. Igihe uzumva neza ufite umutima utagucira urubanza, akenshi najyaga nibaza na bagenzi banjye nkabase gukiranukira Imana twabibasha twabishobora tukagera ku kigero cyo gukiranukira Imana.
twibuka ijambo rivuga ngo ntabwo Imana yatuma tugeragezwa n'ibyo tudashoboye kwihanganira. Ntabwo Imana yakubwira ngo nkiranukira izi ko utabishoboye. Mu by'ukuri turabishoboye. Twabishobozwa n'iki rero? Ni ukuguma mu mbaraga z'Umwuka Wera, tukirinda kujya cyangwa se kwigaburira ibyo bindi by'isi kugira ngo bye kwinjira muri twebwe, ahubwo iby'Imana gusa ari byo biba muri twebwe. Icyo gihe tuzahora mu by'Imana, nicyo gihe tuzera za mbuto z'Umwuka zose. Amen. Ntabwo uzagira urukundo utishyira mu rukundo atari cyo kintu nyine kikurimo. Ni ukuvuga ngo icyo wishyizemo usa nkacyo. Amen. Ndetse nanone nta nubwo uzakiranukira Imana utazi uburyo ugomba kuyikiranukira. Ugomba gusoma ijambo ry'Imana ukamenya ibyo Imana ishaka ko dukora, ukabona kuyitunganira nyine. Ijambo ry'Imana yavuga muri Matayo igice cya 6 ndagira ngo umurongo wa 33 niho havuga ngo mbere na mbere ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Muri biri ijambo ry'Imana baravuga ngo mbere na mbere dushake ubwami bw'Imana ngo no kuyitunganira. Amen. Ako kantu karanshimishije, ngo kuyitunganira, ngo hanyuma ibindi byose tuzabyongererwa. Umukristo rero kugira ngo nta wundi mwanzuro ukomeye wafata mu buzima bwawe uretse gukiranukira Imana, kuko ni nayo mpamvu yaturemye idushyira mu isi, ko ari ukugira ngo tuyinezeze, kandi kuyinezeza twabonye ko ari ugukora ibyo ishaka, kuba amategeko yayo, kuyumvira, aribwo bwa bwenge twavuze. Hanyuma naho mwanzuro ukomeye uzaba ukoze mu buzima bwawe nk'umukristo, uba ukwiye kwibaza none ahangaha muri iki gihe, ese ko ku isi turimo nk'abashyitsi tujya tubiririmba, na Rick Warren yarabyanditse aravuga ngo mu isi ngo ni agahe gatoya dutijwe, cyangwa se turi hano kugira ngo dutegure aho tuzaspendinga our eternity. Ni ukuvuga ngo ubugingo, ubuzima bw'iteka, cyangwa se nyuma y'urupfu twese tuzitwara ubundi buzima. Ese uzaba uri hehe icyo gihe? Rick Warren yaranditse avuga ngo icyo gihe ngo urupfu hano mu isi, gupfa k'umubiri, ngo bizaba ngo bizaba nk'umuryango ubinjiza, ngo bizaba nka birthday. Urupfu rwawe ngo bizaba nka birthday ngo mu bugingo bw'iteka, ngo umunsi wapfuye nibwo uzaba uvutse mu bugingo bw'iteka, cyangwa se nibwo uzaba ugiye kubana n'Imana. Ariko bizasaba ko uzaba warabiteguye uri hano ku isi. Ni ukuvuga ngo turi hano ku isi kugira ngo dufate umwanzuro, cyangwa se kugira ngo dutegure ahazaza. Ese uzajya he, kwa Satani cyangwa se uzajya mu ijuru kubana n'Imana? Uwo ni umwanzuro ukomeye nk'umukristo wese akwiye gukora, akadesida akavuga ngo njyewe ngomba guspendinga eternity yanjye ndahangaha. Nta kindi rero uretse gukurikiza amategeko y'Imana, ugakora ibyo Imana ishaka, hanyuma ukazabana nayo mu bwami bw'ijuru. Ni iki Imana ishaka, ni iki Imana itubwira. Ni ukuvuga ngo hano mu isi yaduhaye buri kimwe cyose dukeneye, iduha guhitamo. Iratubwira ngo genda witegure, umenye wowe ubwawe ndashaka kuzaba hehe. Mu by'ukuri mureke tumenye aho tugomba kuba nyuma y'urupfu. Ni ukuvuga ngo kirya gihe tuzishimana n'Imana, hazaba ari imyaka myinshi, ubugingo buhoraho, iteka ryose tubana n'Imana. Ariko hano ku isi imyaka yacu ngo ni 70, uwakabije akageza 80 cyangwa se 90. Ariko icyo gihe ho tuzaba tubaho ubuzima budapfa. Urumva ko ni imyaka myinshi tuzabaho kuruta hano. Hari abazayibaho kimwe babanye n'Imana neza bishimye, ikindi hari abazabaho bari mu kuzimu bashya bababara bitewe n'uko bitwaye nabi bari hano mu isi. Mu by'ukuri muri za mbuto z'Umwuka harimo imbuto imwe yanshimishije nayo ivuga ngo kwihangana. Ni ukuvuga ngo hano mu isi dukwiye kugeragezwa, hanyuma yo kugeragezwa gutsinda iryo geragezwa. Ni ukuvuga ngo ni nk'ikizamini turimo, it's like a test, sibyo? Turi nko mu myitozo, turimo turaba tested, hanyuma tumenye ngo ese niba nsinzira igeragezwa, nyuma yabyo ngomba kuba hariya cyangwa se ngomba kuba hano. Dukwiye kwihangana, tukihanganira ibitugerageza. Wahura n'akabazo ukakitwaramo neza, ukagera kwa kwihangana, nako ni imbuto y'Umwuka. Amen. Ukihangana, hanyuma yo gutsinda iryo geragezwa ukazabana n'Imana. Amen. Pawulo yaravuze ngo nyuma yo kwihangana ngo twese ngo tuzagororerwa. Amen. Nsoza umwanzuro, nimureke kabisa twese nk'urubyiruko rwo kuruhuha tumenye ubwenge, ubwenge Bibiliya dusaba, twubaha Imana, twubaha ibyo ishaka, tubizirikane buri munsi uko bukeye n'uko bwije, ubitekerezeho. Nicyo kizagufasha kubizirikana cyangwa se kubikurikiza, ukabasha gukora ibyo Imana ishaka. Mu by'ukuri tugende nk'uko Imana ishaka, tugire ubwenge. Bibiliya iravuga ngo mwirinde kuko mugenda ngo mutagenda nk'abatagira ubwenge, ngo ahubwo ngo mugende nk'abagira ubwenge, ngo mugende nk'abanyabwenge. Amen. Dukwiye kugenda dukora ibyo Imana ishaka nk'abakristo, tukera izi mbuto zose z'Umwuka Wera, kuko nituzera tuzazerera n'abandi nabo bazera. Kuko ntago wakwera ibintu nawe uterewe. Ntago igiti cyakwera imbuto nacyo kitazi cyangwa se zitari icyazo nyine. Ni ukuvuga ngo umuntu atanga icyo afite. Amen. Mureke rero dukiranuke nk'abakristo. Hari benshi hano hanze bakeneye kwitegereza uburyo witwara,
hanyuma nabo bakamenya ngo se uriya muntu yitwara neza, nibasanga ari byiza bagomba kubikora nk'uko natwe twabikoze neza. Ariko nituba mu nzu y'Imana tukaba no mu isi, icyo gihe ngo turi kubuza n'abari hanze kuza mu nzu y'Imana. Amen. Ijambo nari nabateguriye rero ni iryo, mureke tugire ubwenge, nibwo tuzabasha kubaha Imana, tukabasha kugira izi mbuto zose z'Umwuka Wera. Murakoze, Imana ituganze. Amen.